ni iki naba ndico cyangwa ni iki naba mfite cyabasha kumpesha kugirira umugisha ku Mana. Ngo muri icyo gihe rero Imana ikomeza gukurikirana Nowa n'urubyaro rwe, iramubwira ngo komeza urangurure ubwira abantu banyogesheje amaraso ye. Uko bisanzwe amazina yanjye ni Imana irafasha Emmanuel, ndi umukozi w'Imana. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana nanone riri mu Itangiriro mu gice cyaho cya 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 2 tugeze ku murongo waho w'8, hanyuma turaza kongera nanone dusome tuve ku 8 tugere kuri 12 dusoza. Hari byinshi turi buze kuganiraho kuri iri jambo kuko ni ijambo rikomeye kandi n'ubutumwa bwiza bwanjye nawe mu gihe tumaze kumenya neza ko ijambo ry'Imana rikwiye kutuyobora cyangwa se twemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Reka dusome rero ijambo ry'Imana tudatinze, ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ibashe kutuyobora muri uyu mwanya turimo, kuko aba ari umwanya udasanzwe kandi aba ari igikorwa gikomeye. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uyu mwanya ni umwanya mwiza twongeye kubona, umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Nyemerera ngewe mbi igikoresho, wowe uyikorere, ndangurure Mwami Imana, wowe wivugire, hanyuma ubashe guhaza imitima y'abateze amatwi iri jambo. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho bana natwe muri uyu mwanya utuyobore, ikiruta byose uturinde umwanzi Satani, uturinde icyahungabanya ubutumwa bwiza, kugira ngo ubashe gukwira amahanga yose, abazabwumva buzabagirira umumaro kandi buzabayobore mu nzira y'ukuri, ndetse bazasobanukirwa icyo bakwiye gukora mu gihe nk'iki kigoye. Urakoze, ndagushimiye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Ntatinze rero reka tuganire kuri aya magambo y'Imana yanditswe mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 6. Turahera ku murongo wa 2 tugere ku murongo waho w'8, hanyuma nibwo turi buze kuva ku 8 dusoza kuri 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Umutwe w'amagambo nkunda gusoma Bibiliya, ariko nkasoma Bibiliya mpereye kuri titre ya Bibiliya, kuko ahangaha harimo ubwenge kandi ahangaha niho harimo gusobanukirwa. Ntabwo ari byiza gufata umutwe w'amagambo ngo uhindure uwita irindi zina, kandi ibyari ririho rifite kuba ryagufasha gusobanukirwa ibyanditse muri icyo gice. Hano aha tugiye gusoma iki gice cy'amagambo, umutwe waho uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Tugiye kuganira rero ku cyatumye cyangwa se uko abantu babaye babi cyane n'iherezo ryabo. Abantu babaye babi cyane n'iherezo ryabo. Untege amatwi unyumve, tujyane tubashe gusobanukirwa iby'iri jambo. Ndagira ngo buri uko tuzaba turi kuganira ku ijambo ry'Imana ukagira aho udasobanukirwa, ukagira aho wumva ufite confuse, ugomba kumpamagara kuri nimero zizaba ziri kuri uyu murongo, cyangwa se ukandika muri comment yawe ukavuga ibyo ukeneye gusobanukirwa, kugira ngo tubashe kuganira kuri ijambo. Ku ijambo ry'Imana ryambwiye ngo niduhugurane bicitwa uyu munsi. Nifuje rero kujya nganira nawe ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe guhugurana. Niyo mpamvu nugira ikibazo uzampamagara tukaganira kuri iri jambo, nkagufasha gusobanukirwa aho udasobanukiwe, kandi cyane cyane ugasengera kugira ngo Umwuka Wera azajya agufasha gusobanukirwa ibidasobanutse biri mu ijambo. Rero reka dusome. Umutwe w'amagambo watubwiye ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu reka dusome mu izina rya Yesu ku bice 6 by'Itangiriro ku murongo waho wa 3 wa 2. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana barebamo abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose.
Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abo bakobwa b'abantu, babyarana abo bana ari bo za ntwari za kera z'ibirangirire. Umurongo wa 5, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane, kandi ko kwibwira kose ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu, inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha Uwiteka. Imana yacu nishimwe. Aha ni handi ku murongo wa 8 nifuje ko tubanza kugarukira. Amina. Nifuje ko tuganira kuri aya magambo, aho Imana yari imaze kubona ko abantu ari babi cyane. Nge nawe turi mu isi Imana yaremye, ndetse turi muri bamwe abo Imana yaremye, kandi turi no muri bamwe Imana yavugaga ahangaha. Nagira ngo tugendane unyumve neza. Iri jambo ry'Imana ntabwo ryandikiwe ibikoko, ahubwo ryandikiwe abantu, kuko ari twe abantu rireba. Niyo mpamvu ngira ngo tujye turiganiraho, dusobanukirwe, turebe bimwe mu byo twirengagiza nyamara byakatugiriye umumaro. Reka dusobanukirwe n'aya magambo. Ngo igihe cyarageze ubwo Imana yari yararemye, tuzi neza ko Imana yagiye mu itangiriro ivuga gahunda yayo, tumenyesha gahunda yayo yo kurema umuntu. Iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, agira imigenzereze nk'iyacu. Ndetse nk'Imana yaje kubikora, ngibona ko ari byiza, ihitamo kumugira umutware wo gutwara ibikururuka, atwara ibyuzuye isi, akore buri kimwe cyose cyari kuri gahunda y'Imana yamugeneye. Ngo ariko mu gihe kigeze hano, abantu ngo bari barahindutse babi cyane mu isi. Ngo abantu bamaze gutangira kugwira mu isi, ngo abana b'Imana batangira kubona ngo abana b'abantu ko ari beza, ngo bahitamo bifuza kurongora abo bana b'abantu, ngo maze baragenda barongoramo abo bamaze gutoranya. Bamaze kubafata baragenda ngo baragwira, ngo batangira kubyarana, ngo babyarana abana barebare banini, ngo bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abo bakobwa, abo batoranyijemo bose, ngo babyarana abana banini cyane, ngo ari bo za ntwari za kera z'ibirangirire. Abayo bavuze intwari za kera z'ibirangirire, ntabwo ari uko ari intwari zakoze ibyiza, ahubwo zari intwari mu byo kwinezeza no mu kugira nabi. Niyo mpamvu bavuze ngo zari intwari z'ibirangirire za kera. Ntabwo zari intwari nk'izo tubona ubu zijya zikora imirimo myiza bakazishyira ku rwibutso rw'intwari. Ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo bo zari intwari mu mateka mabi. Niyo mpamvu Imana ngo yageze aho ikajya ibareba ikabona ni babi cyane. Hano tugeze ku murongo wa 5, ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso zabo zari mbi cyane, no kugambirira kose ko imitima yabo itekereza ko ari kubi cyane iteka ryose. Ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye umuntu. Nagira ngo mugenzi wanjye, Imana itazicuza ko yakuremye kubwo kutumvira. Nagira ngo tuganire kuri aya magambo, usobanukirwe icyo ukwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Reka dukomeze tuganire kuri aya magambo. Ngo tugeze ku murongo wa 6, ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye umuntu, ngo yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mbamareho, uhereye ku muntu n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka n'ibisiga n'inyoni byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ngo ariko umugaragu w'Imana Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Nagiraga ngo uyu munsi tuganiriye kuri iri jambo, hari ibintu byinshi wakungukiramo aha, ndetse hari byinshi wafatira icyemezo bigatuma nawe uyu munsi uhinduka umwe mu bagiriwe umugisha n'Uwiteka, cyangwa se mu bagiriye umugisha ku Uwiteka. Reka dusomye kuri aya magambo turebe neza icyo twari dukwiye gukora. Turebe ndetse kuko ijambo umutwe w'amagambo atubwira ngo abantu baba babi cyane, ariko nge nongeyeho ikintu cyitwa ngo ni iherezo ryabo, kuko tugiye gukomeza kuganira ku maherezo y'aba bantu n'iri jambo Imana yavuze hano. Yabwiraga abari mu isi muri icyo gihe, kuko
Imana imaze kurema Adamu na Eva, nyuma barororotse, nubwo Gahini na Abeli baje kwicana, ariko hari urubyaro rwaturutse kuri Kayini, ndetse hari n'urubyaro rwakomeje gukomoka kuri Adamu, kuko Adamu yakomeje kubyara abandi bana benshi. Ngo noneho ngo abantu bamaze gutangira kugwira mu isi, ngo Imana ibona bamaze gutangira kuba babi cyane kubw'ingeso zabo zari mbi. Niyo mpamvu hano yahise ivuga ku murongo wa 6 ngo Uwiteka yicuza impamvu icyatumye arema abantu, kuko bari bamaze kugira ingeso mbi. Hari hakubiyemo ubwicanyi budasanzwe. Abangaba bano bagabo banini cyane ni bamwe bitwaga Banaki, cyangwa se wakita Banaki. Bari banini ku buryo yafataga nk'abagabo 3 cyangwa 4, akabafata akaba yabasha kubakubitira rimwe cyangwa agashwanyaguza hariya. Byari ubugome gusa. Ngo barangije batangira noneho abana b'Imana kujya basambana n'abakobwa b'abantu, bitera akavuyo mu isi, bituma Uwiteka yicuza impamvu yabaremye. Ngo ariko tugeze ku murongo w'8 ho haratubwiye ngo ariko umugaragu w'Imana Nowa, ngo ariko Nowa we agirira umugisha ku Uwiteka. Aha rero twari tugeze ni mu myaka 500. Nowa yaramaze imyaka 500 abayeho. Ni mu gihe cye cyo kuba yarageze mu gihe cyo kubyara. Ngo yaramaze kubyara abahungu 3, harimo Shemu na Hamu ndetse na Yafeti. Aba nibo Nowa yaramaze kubyara muri iyo minsi. Iyo si yari imaze kuba mbi, ariko Nowa kuko yari yaragiriye umugisha ku Uwiteka, hari ibanga mu kugirira umugisha ku Mana, hari ibanga mu kubana n'Imana mu gihe kizima, hari ibanga mu kubaha Imana. Aha ngaha nubwo isi yari yarabaye mbi, Imana ikamara guhitamo no gufata decision yo kuzarimbura yasi, abayigiriyeho umugisha babayeho, ababanye n'Imana bakayigiriraho umugisha babayeho.